nyine kuki abakobwa benshi batinya ibinini ko badakuramo icyo kuboneza oya kuki batinya bya bindi abye babyita ngo iki nabyo babyita ngo iki ibihe bya bindi banywa bavuye 24 gukora hours ibintu gahunda. bitandukanye bacyita ngo iki muraho neza hey guys bitarumva bicuritse genda uyifata nayo harimo imireti imineke muraho neza mumeze mute njyewe meze neza inka zimwe irindazi yaririye harya n'uwuhe mugani baca ngo icyo imbwa yanze umanuka burera nende mbwasa ntabwo yaravuze umugani tunageze nazo wakwijijisha ukajya gukora mu mutwe ugahita umukubita nk'inkokora ugakora cyeka nyimukubise nko mu kahanga cyangwa mpamvu ikiganiro cyansekeje cya Brigitte Rabundi urazari warakibonye narasize nk'ubu Rosette abarijijwe n'iki simbizi nanjye ipariko rye umva ukuntu byagenze ukuntu Brigitte yari kuvuga ukuntu abagore bahohoterwa ahita avuga ngo none se ngo nk'umuntu ngo umuntu ngo akubwira ngo wihanganire mu rugo ngo kandi ngo ihohoterwa ukorerwa ngo nta muntu waribona ngo arere ngo uwo nguwo se ngo yaza ngo ahantu birirwa bakubita ikikiza gutya Rosette aseka gusa ubu nta nubwo byaguseka ndaje mbikwereka nutabibona ugaseka ntabwo njye naseka wose kandi usetse uziko nigeze gutya ngo aho baryama bakirirwa bampfundikiye n'abasitsi ngane mumbwe nk'uyu mwana arijijwe n'iki ukuri Brigitte yaransekeje ego umushumba yaransekeje none bazi ukuntu nari ndi kureba ikiganiro saa tanu z'ijoro narasetse ndavuga kuba nta muntu turi kumwe rwose ndahombye ngo bavuga ko outfit wakuyemo inkweto noneho yansimbuye ushasha uri mubi koko kuri outfit uyu nguyu ni Innocent uyu ni Louise n'uyu ni Louise Innocent ni wahaye inkweto kaniziyo ko utavuze meza kutavuze neza ko utavuze Merce kandi Innocent ariwe waguhaye inkweto Innocent ngenda muzi ngaho nyumvira nta nkweto wabonye se mutaze narazibonye nanishimye cyane si zari nziza rero naje nzamenze ko muri yewe izuba ryari ritumenye ryari rimenye imbwa agahanga imbwa sinzi yarishyuye ntabwo ndimbwa akazi outfit urumva Louise nako njye nasinze ishati ariko nyiramvuye yabimeze nk'iya mpinga badutayemo ngo utuntu tw'impanga ntabwo mbigaye nta nubwo yabitwishyuje noneho kora narayishyuye wowe mvuze amashati nanjye kora narayishyuye none ubwo rero twigize utumpanga kandi nta kintu nimero ya Louise ntayo tufite nimero ya Louise ko humirije ndarikonje nkunda ngaho rero warwaye akavuguto warwaye akavuguto ni hehe hari kurya byagenze ute ntabwo mbizandiye nonaha ni ukubera amandazi wariye ruzarekera amandazi rwose amandazi yabaye menshi mu mubiri uziko mpinga Rosari mbwira igihe bwije utariye irindazi amezi abiri ashize ejo twabonanye bitinze birashoboka ariko nabyo simbyizeye kuko mu rugo iwawe wari wayatetse kase navuye mu gitondo njya ndya mu gitondo ntabwo mbyizeye ariko reka mpfe mumeze mute rero ngewe meze neza
mbe mvuye mu soko ari wenyine ni kubabara biri sereye tujya kwa muganga se kandi tuvuyeyo uragira ngo nsubireyo mpamagare muganga se bambaye ko kurya nk'iki ntabwo mbizi hano aha uruhande rumwe karabaye twahamagara muganga ariko kurya mva utakwihangana ntabwo wakwihangana icyo genda mu modoka kaneze ngo nutware mu yayikuyeho ngwino nutware mpinga ngaho kamera nayinyegezeho nayinyerekezeho ndabizi se tinya kamera wende se niwajya karibuni tugere mu ngwino mwana we Karisi yari amandasi yanjye wariye nicyo cyarwaje mu nda icyo kindwaje mu nda amandasi yanjye wariye gere tujye mu modoka usinzire amandasi yanjye yariye ndatumye ndwaza mu nda urayani ntugire ikibazo ngagenda cyambeshya najyame gakirabeshya nagerera bishyize nta munda ndwaye mwana gukatira iki yego iki nazagukorera ibintu nazagukorera frank ari eshatu ahantu hatatu noneho nzahwera ariko iyo mbareka mugakomeza mugatwara nkaza mbuze induru ngo azahwera nahwera tuzahindukiza kamera tuvuge ati muratabarishe araguye arwaye igice ni ukuri nta kintu ndwaye ni izina ry'imana nta n'ahantu uri kuba wasubye ubushyuhe mfite n'agashira nagira ngo mbacagamure nyine ngo ndari kurya ese ntabwo mwabibona ko nenda guseka wapi wari uri gushinyiriza wumvaga ari gushinyiriza nashaka guseka nkatari hirya ngo hakwiyumvire kawe ariko ndayacangamure muvuga ngo ati mu mpinga nzima oya muvuge oya shema we ntabwo wambeshe ngo nzamuke esikariye kandi wari ugiye gukatinga ese kuki udakatinze wakatinze wari kubikuramo wibeshye ukuremo kanezi yose bamubona n'ubundi ntabwo ugaragara mu maso wageze aho uragaragara yakuzamuye neza noneho kanezi yose ntagatinde imana ngo ngwino umuntu arembye gutyo wamuzamura gutya kanezi wagomba gukoresha imbaraga ukahita uza ugafata hano ukazamura ubundi nabibonaga yuko nyine aribyo wigira kanezi ntabwo ukomera wabonaga aribyo nigira ubwo ubundi wari ugiye guhaguruka ngo wijyane ese kanezi mfite ikibazo cy'amatsiko mwese munsubize abakobwa benshi ntibatinya ibinini abakobwa benshi abantu muri rusange oya majorite y'abakobwa ahora abagabo badatinya ibinini abagabo benshi ntabwo batinya ngo ibinini birabiha birarura nyine ndabivuga nkumva ndapfuye noneho njye ntabyo ntinya sindi umukobwa ubwo shema atangiye anarize shema kubera iki kibazo kibashije kariziyusi kubera iki kubera iki abakobwa benshi batinya ibinini sibyo ngo kwariteme ngo kinini ngo kinini si ubwo baracyazimwa barazigwa abantu barwaye malariya se muri iki gihe ni bangahe ariko barahari noneho na parasitamoro ugiye ibuprofene na ntuza bya bindi fragile zo fragile nta muntu utazitinya no mpinga zimudatinya ibinini
na fragile nawe arazitinya. Fragile ni bya bindi babaha mwarwaye incarwatsi. Biriya binini by'umuhondo noneho birarura biranuka ibintu mbize ni nyine kuki abakobwa benshi batinya ibinini ko badakuramo icyo kuboneza. oya kuki batinya bya bindi babyo babyita ngo iki Nabyo babyita ngo iki ibihe bya bindi banywa bavuye 24 gukora hours ibintu gahunda. bitandukanye bacyita ngo iki asakazi Karizi bazi Karizi bakigura agira abakobwa ibihumbi 10 wahasabye shemeje bundi byari ibyiki ko wari warekipe arakuguriza shema se arakubukoroshye nine yagusabye 10 kandi umuntu ngiye kugura gaze gaze se 10 baho ifite 10 ngiye kongera hirindi 10 turakuzi oya Kanizi yose kitwa ngo iki kitwa ngo iki ni piri kitwa ngo iki piri shaminga nawe arihimbira piri nta kibaho si igipirira kuguringa kuki abakobwa bose batinya ibinini muri rusange bikiza indwara ariko cyane ntibagitinya kubera iki shema bazasanga kuri farumasi hapo farumasi bahita bamubaza uza agasiteresi aba ahagaze ariko Umva se we mubwire. ni kubera iki ujya gukora ibyo bintu bizi neza kuri muri dayanje ubwo teka ufite yitwa ngo iki nawe nayifite ategereje ko ari wowe ugomba kuyamwongeza bro amwumvisha ufite experience ngo hari umuntu wayamugurishije atayafite gafara umeze neza ngwino nkubaze ikibazo ategera ngo bazi ikibazo uyise ko yabaye umugabo ibyo biramureba ariko nyine nase umugabo utabaye umusore kuki abakobwa bose batinya kwariteme modiyakine kororofine na parasitamoro ntibatinye cya kinini kibureza urubyaro cya kindi kitwa ngo iki cya kindi kigura ibihumbi 10 basibwa ndakikurusha kandi rero wakinywaga oya njye ntacyo namwe ni ukuri nta n'icyo nzi ako gafara ni ukuri ntacyo nzi kirishimye cya shema kandi ugira umutima no kumbaza ngo imihango irabaze oya wowe ngo igise kibabaza gite oya ntabwo ni ukuri ntabwo nkizi ntabwo nzi ko kino cyitwa agusenyera birashoboka ko waba utakiri oya ntabwo njye nashatse ndi mutoya cyane kabisa ku buryo iyo si ntayo narenze amana bisaba imyaka myinshi oya shawa hari umuntu urese abana bakina iby'abana agasambana mu rutoki ntabwo baba batangiye umwuga hakiri kare njye nta by'abana nazo rata kubera iki kubera iki byose birinda indwara baba bari kwirinda inda zabashema hari umuntu ukora yego kwirinda inda zabashema nese kubera iki kara kanini njye nabuze umukobwa mbaza niba akarura kuki batagatinya ese ubundi kitwa ngo iki ya binini byitwa niba norurevo byitwa norurevo norevo shema yesu we bekuruzina we yesu we bekuruzina norurevo byitwa norurevo reka nze kukwereka muri gushutinga cyane mu mwaka turi gushutinga njye kubaza abantu sere mfite ikibazo kubera iki njyewe umpaye fragile nako ikinini cyose njye nishaka kiba paracetamol ndagitinya ariko aha abakobwa mbambona ahubwo baba bavuga ati mwana wampaye ikiya kinini ngo nta bihumbi 10 ejo bundi Kanizi yose ari muri off yatsi ibihumbi 10 shema ati mbabarira aka kanya ubu tuvugana niyashimye 30 ndahita mba umupapa kabiri yabivuze ari imbere none ibyago byamubaye buriya ntoteye inda ntoteye inda Kanizi ibyago byamubaye farumasi aturanye yarifuje nibyo byabaye kuri aniseti cyakora cyo tukareba aniseti we na wapi ashaka kuba umupapa yarakocorereka yakocore se atateye inda nyine yateye inda ubundi arakocora uruhinja rwamaze kugira amezi ane ahubwo abantu bamugurira amata kubera ko umwana atangiye kunywa amata ahubwo bamuha akazi mu Isimbi Pictures abantu bashaka kuba mirani seta abantu bamugurira amata oya nakeka ryabitubwiye
ahubwo avuga oya ahubwo abantu bazaza batanga akazi ku Isimbi Pictures. Ku Isimbi Pictures ni Anise tuzaza kuza kubafotora na Shema. na Shema. Ikibazo gikomeye tuba dufite. Si wowe na Anise tumuzaza mugenda. Gafara. Badahaguruke badufatarane ubundi muraza gukomeza ikiganiro wanyu. Tugende. Katinga Tugiye ku Isimbi Pictures. Gero kandi tugiye ku Isimbi Pictures rero Uratekere ko bibazo ari seriye mvuga ko nyine badufatara mukomeze ikiganiro. tubaze nagusubiza. kuki umusore w'umukene mu abakobwa muzamukira ubutayu basenga babaza Imana nimba ari we. Kuki umugabo w'umukire nta mukobwa uzamuka umusozi abaza Imana nimba yaba ari we cyangwa ataba ari we. Umusore w'umukene rero ubwo uzamuka ubutayu nuko abashaka uwo w'umukire. Uw'umukene Nyine uwo mukobwa uzamuka ubutayu abaza ngo se abamukunda uwo w'umukene, ariko ubukene bwe bugatuma ashidikanya ati se w'Imana we ko nagusabye umukire hana hehe. Ariko umukire avuga ati mbo ubundi nindirira mu mafaranga ntacyo bizaba bitwaye, ninsekera bo ntacyo bizaba bitwaye. amarira yose n'amarasha ntayatemba asubira inyuma, yose atemba amanuka. Ariko rero umusore w'umukire ukuntu abakwebere abana ameze nk'umuntu ngewe ukuntu akanagenda ukuntu y'umukene ibijijwe ni bujiji. Ngewe ukuntu mbyumva nuko abakobwa dukunda ibyuzuye, dukunda kujya mu byuzuye. Sibyo? Ntabwo ari ukubera gukunda ibyuzuye. Ni ukuri usanga ari abakobwa bakeya bashobora kudashidikanya ku muntu w'umukene, akavuga ngo uko yaba ariko kose apfa kuba nkunda. Reka mbanze nkubaze, ubanza wumve se. Ni abakobwa bakeya niko navuze. Yego cyangwa uwo muntu umucana aratwite. Aratwite kubera iki se? Aratwite rero turanywa amaguma cyane. Mu kwa kangahe? Wakangahe? Kuwa wa kabiri. Merci. Kwekera ikiganiro cyaho mpagurukira. Ngo urebe ikiganiro cy'ahantu hagurukira. Oya rata ndi kwikinira. Umva nkubwira impamvu. Nibutse ibintu ejo yavuze mu kiganiro. Gafara, rata abakobwa dukunda ibyuzuye. Oya ntabwo ari impamvu yo gukunda ibyuzuye rata uko mbitekereza. Dukunda umuruho. Tugenda twirukanka inyuma ngo ndinda. Hari ibintu bibiri ngewe ntekereza, sibyo? Umuhungu w'umukene, sibyo? Akenshi nago abakene bose ari injiji nuko nateraga blague, ariko umuhungu w'umukene akenshi abafite n'ukuntu afitemo complex, sibyo? Kubera ubukene bwe. Nuvuga umuhungu n'umugabo washatse igitsina gabo muri rusange. Igitsina gabo gifite ubukene kigira complex iri ku rwego rwo hejuru, bikabatera gukora amakosa. Arafuhira ibintu bidafite. Icya kabiri ibidafututse bidafite na sanse rwose, ukabona nyine ahora kugereranya. Niba nicara wibagiwe kuzimya amakara, abigira ikibazo, areba ibitarebeka, nyine ku buryo bishobora gutera umukobwa kuvuga ati se w'Imana we ko uyu umuntu umukunze, ariko nkabona ibintu comportement ze zitanyemerera niwe, bigatuma musengera atari uko wenda ashobora kuba mwanzi, sibyo? Hari umuntu w'umukene uhora ushakisha ukavuga ati ngewe uyu nzamugwa inyuma kubera ko nzi ko afite mu mutwe, afite imbaraga, yewe yatwanabyara abana akajya kuba umukarane ariko tukabaho, sibyo? Bitandukanye na wa muntu uhora ugushyiraho ingenza, gushyiraho amategeko ugomba kugendera kubera ubukene bwe. Ubwo so aho utamuzamukira akanyarira niye, ariko wawe uri kubisiga amavuta. Uri kubisiga amavuta njye ntago ndi bubyemere. Wowe nuko wabivuze mu buryo bwo kuvuga ngo dukunda ibyuzu. Mbabarira umbwe ufite boyfriend, ufite ayo matatizo yose kandi ubibona neza ko ari ubukene bwe. None se nta bakire bagira ayo matatizo?
nabo barayagira ni nabo benshi oya barayagira washaka ifuha rye baretse wumva ifuha ry'abantu ritura reka gusobanurira abakiri abenshi ukuntu baba bameze icyambere hari ubwo abari inkirabuhere yumva uwo mukobwa atamumerita sibyo akavuga ati uyu mukobwa ndabizi ko atankunze yaje n'amafaranga sibyo akavuga ati uyu mukobwa ngomba kumushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose kimunaniza kugira ngo anyubahe nk'umugabo kugira abone ko njye mumerita nta kintu na kimwe uwo mugabo aba afite complexe z'uko uwo muntu atamumerita ariko uzareba umuntu ubizi neza ko amerita umuntu kandi afite amafaranga ye arakubwira ati njyewe nzaguha icyo nshoboye cyose wowe uzinanirwa sibyo arata ariko reka nkubwire hari umuhungu cyangwa umugabo w'umukire abagabo bose bo bakeneraga ntabwo bagira akanyari nyine hari umuhungu w'umukire sibyo ahita avuga ngo njye mfite amafaranga yanjye umukobwa ashatse wese azamubona ngo mfite amafaranga yanjye imodoka igutwara ngiriya wumvishe ukuntu bashyira ibiciro hejuru njye nagisubije rimwe gusa nuko uyu nguyu aba ari kunkora njye nkunda detaye hari ijambo bita uburinganire mu gihugu cyacu murabizi uburinganire yego none se umugore agiye kurega umugabo ngo ntabwo yamuhaye ngo ntabwo yamuhaye wari kubanza kubaza niba uburinganire tubwemera murabwemera oya habamo ubwuzuzanye ntabwo ari uburinganire ntabwo wajya mu mihango se wajya mu mihango ntabwo twaringanira rero niba ndi bujye mu mihango ntuyigemo ntabwo icyo turi bukore twebwe tubanye mu nzu turuzuzanye ko ntabwo turinganira twemererwa ubwuzuzanye njye nemera ubwuzuzanye uburinganire bwo ari ibyo ngibyo ntimwakwa wowe nde wowe amaboko atatu kuri ari icyo ngicyo ntabwo twakwa mwakwa mwebwe ngo badukwe nyine umugore ajya kurega umugabo ngo ntahaha ubwo uwo nguwo ntabwo aba ashaka uburinganire aba ashaka gukubitwa wubwo kuko niba guhahira uremera ibyo nkubwiye byose ariko mu murenge batwigisha ibyo bintu barabitubwiye ntabwo ibyo bintu babitubwiye batubwiye yuko umwe acaho undi agacaha tukuzuzanya 50-50 umugiye ujya kurega iki ndavugisha ukuri njyewe ntabwo ibyo bintu byemera ntabwo byubahirizwa yego ko abagabo nimwe mwagowe ntabwo mwahashye kandi mwanakoye ese kuki mukwa murankubaza akabazo kamwe none se kabaranga yaratumye none se umugore w'umunyacyaro n'umugore wo mu mujyi batandukaniye noneho ibibazo ni mu buryo bubiri mu myumvire n'uburyo bagaragarira nta nubwo ari mu cyaro gusa no mu karere kose n'ubuzima uba mu buryo umugore uba mu miryango umugore uba mu gipangu cy'amo abantu 10 n'umugore uba mu gipangu ari umwe aba afite imyumvire itandukanye exactly niyo mpamvu noneho iyo wagiye mu cyaro haba hagiye ikintu kinini nyine ndashaka ngo untandukanyirize tutitaye akarere tutitaye ahava apfa kuba yararerewe mu cyaro icyari icyo ari cyo cyose ntidushaka kumenya kuko ni Kigali cyose ntidushaka kumenya sibyo umwana wo mu cyaro waje Kigali akabona umugabo n'umukobwa yasanze Kigali wenda Kimisagara agashakira Kicukiro bose bagahura muri Kicukiro ubantandukanyiriza abo bantu biterwa n'uburere bw'umuntu generaliza mu burere cyangwa mu mico no mu myifatire no mu myitwarire waturutse ahantu hariya cyangwa se wavuye ku ntara n'uwi Kigali umugore w'i Kigali yowe hari intambwe aba yarateye cya mbere aba ari gushaka iterambere byihuse cya kabiri afite uburyo aba yiyumva uba usanga ari habanye n'ukiva ukiviriya waba akihamanye bakirwana no kumenya makiyaje uburyo bayitera uburyo betiya hari ibintu abagitinda bashaka kugira ngo se ni gute batambona ko naturutse hariya ukina n'ubuzima ni uwuhe ukina n'ubuzima cyane cyane akenshi abaza ugasanga ubuzima nitwe duturuka mu byaro nitwe dukina n'ubuzima really umunyakigali azi guhangana n'ubuzima bw'ikigali cyangwa ahubwo umunyacyaro araza akamwubakana inzu avuga ngo hano hose ngo ayo mataje yaje ndeba njyewe
yarire zingahe zawe shapeti nasoni ngo convention ngo kandi ariko convention nawe ariyo ashyira mu ngo twebwe ngo twarayubatse udakina n'ubuzima twarayubatse akuzi kwishimira kuba uri mu karuri kawe yego nakiwanyu bakubakiye ariko ukishimira ko convention yubatswe ureba idafite na shares iz'ibihumbi 2 byiwe ntabwo ndabona umwana wo mu cyaro ukina n'ubuzima uwo ngaba yararenze oya abana bo mu cyaro bakina n'ubuzima ni babandi baje bagashaka kwanga aho baturutse iyo yanze aho yaturutse agahora ashaka kurwana nawe kugira ngo yisanishe n'abo yasanze ahantu mu mujyi uwo ngo akina n'ubuzima undi we wamenye ati ngewe ndi umuhashyi yewe igihe cyose uzarebere bwari bimwe ndakubwira abantu uzareba umuntu wabashije kuva mu gihugu akajya mu burya ntukeke ko kuba navye i Burayi cyangwa najya Kenya ariho hari amafaranga kurusha hano n'ubuzima ahubwo niko yongezeyo nisanga ntawe nzi nkemera gukora byose hanze gukora na hano abona amafaranga gasanga Dumba ari gukata ibiti hano ntiyabikata cyane asa nka Dumba siwe twebwe njyewe nk'umweyo oya ubwo ndaguha amafaranga ujye ukubura hano guhera kuri Galaxy kuzamuka kuri Beneri yame nona reshyira agatambaro ntabwo ndi buze kukurenganya rwose kuko ururimi mu rukomora ku mugore bitaga Nyirarunyonga noneho tuve mu rurimi oya nushaka bari prank cyangwa ari umurimo yashyiraho n'ibihumbi 10 umbwira ati ngizi note zanjye 2 ndazifite zitukura yashyireho ndetse unategeka gukuramo n'inkweto mbabarira yame ngweke bayi merci ngwakonye ariko ye cyeka ntabonanye n'amafaranga ngo tureba n'amasoko oya abantu mane ubu ufite oya ntabwo ishaje icyakubwira kwegereye urikumva ariko wa mugani kuvuga ngo kwanga kwisanisha n'ubuzima bwawe kwanga kwemera ubuzima bwawe ugashaka kwemera ubuzima bwabusanze wa mugani niyo mpamvu abantu bagenda kubera ko inaha bataba ba cleaner kubera ko inaha batapakurura ngo baba harya babeta abakarane kubera ko inaha batakata ibiti bataba abajardinier nuza yatubwiye ko baba bafite baba barabyigiye ntabwo ari ibintu uvuga gutyo gusa ariko umuntu uwo ari we wese uwo mu mujyi ntabwo abantu bose bo mu mujyi bakavukire ari abantu bajenjetse hari bakavukira avuga ati ngewe ibyo papa yagezeho n'ibye ngewe ngo ngomba gusazira muri uyu mujyi kandi mfite ibintu nagezeho mfite umuryango nta bintu byo kujenjeka ntabwo ari bose ariko umuntu ufite uwavuye mu ntara afite ikibazo niba ashaka gusa n'abana bavukiye i Kigali ufite ikibazo kabisa urashaka kwisiga utuvuta utazi aho tuva urashaka kwisiga utuvuta ugasanga ntuzi ko bari bamukingirije agira ngo ntazuba riharisha naguzi ngo amavuta yawe naya kubera nyine ubuhubutsi no gushaka gupfukira n'uri we wize umwana wize Green Hills aravuga icyongereza cyiza wowe wize ahantu hango byore uravuga fake you urakavuga fake you warangiza ugashaka kwipfukirana ntabwo ngenekereza ko atari kosa kubaho wavukiye warahavukiye si kosa nta nubwo ariko ni ukosa gusazira mu buzima wakuriyemo ni ego ni kosa ahubwo no kwemera no gushaka kwiyita utariwe kandi ikindi numenya uwo uriwe nujya uzirikana aho wavuye bizagufasha kugera kure bizagufasha no kugera kure hari ibyo ugomba kwirinda byakanga byakora Gafaranga dusekeje yego ariko anatwunguye igitekerezo ntabwo noneho iya topic y'abantu batinya ibinini bisanzwe bakamiragura ibinini bituma ndabasezeranyije ko ninjya kwa muganga njyanye impinga nzima nzaza nabajije ingaruka n'ibibi bya biriya binini nzabibabwira barebye kuri Google oya biriya binini banywa arya batubwiye ngo bitwa ngo iki bituma periods zihinda periods
munsi azijyamo nk'eshanu nko kure azijyamo buri gasenga nko mu kundi kwezi nyine arahindagurika. none se kuki babinywa nyuma yo kurya akantu? Nyine ni ukugira ngo adasama. Ni ukugira ngo adasama. None iyo niyo efe yonyine? Oya nzabibaza muga. Oya, hari izindi nyinshi cyane. None se Ushobora nko kurwara njye ntekerezaho kugira ngo cyangwa periods zikazajya ziza zicika byamuvemo kutabyara nabyo sometimes. iyo bibaye byinshi. None se kugira ngo utinye kubyara ahubwo watinya ikigutera kubyara. Kajya uvuga ngo tubakane bashuga date kankanu kari kameze gatyo rakaze cyangwa mugakoresha kakandi ari kugipanga kugipanga. Oya sina kubibashishikariza. Niba uzi kuri muri danger noneho uri umwana w'umukobwa cyangwa uri umugore na Josette yumvire utazi kubara iminsi yawe. Njyewe se ndakuvuga ko ntazi kwibara gahitubarira. Nawe umeze nka bandi bavuga ngo ikibada ngo ushobora gusama nyuma y'iminsi 3 uvuye mu kibada. Oya niko meze urambe ubwo se biologenese yamariye. Nagira ngo uvuze nari kuguseka. Njye Sandrine. Sandrine ariko nize kutamentioninga Sandrine. Ubwo nyine ariyumva arabizi neza uwari. Azakuvuna. Uri kumva? Si yaburanye na Beta bakenda kurwana. Beta none yambwe ngo ndabiyanye. Nukuri baraburanye mpaka barampamagara. Bavuga ko mwigiye nkahera. Kandi mwayize biology mwe muri we. Ntago nshaze kuvuga uwari ariko nyine nibyo. Ariko hoya sina ngombwa kwiga biology. Ifa kubimenya ukabaza n'abana. Ariko hari n'ububaza nawe winjije. Ariko ni byiza kumenya uri umugore, ni byiza kumenya uri umukobwa. Ko shabu nsebesha ariko ngo ngiye ntago mbizi, ndabizi cyane buriya. Ni byiza kumenya uri umukobwa, ni byiza nabyo biri mu bintu bigize umuntu w'umukobwa w'umusirimu. Utazi igihe uzagera mu kibada. Ngo Jose wagiye mu kibada kandi bose barabigira hafi ya bose. Ngo nagende hafi. Akaba ari bwo yibuka kujyana pad. Ntashobora kuvuga ngo hagati ujye ihora muri bag yanjye. Oya, ariko ihora muri bag kuko hari n'abantu sova. Ariko kuvuga ngo turi ku itariki harya zingahe 6 5 ku itariki 5 hagati y'itariki 5 no ku itariki 8 aho hantu ushobora kuba kana kubera ko umubiri uhindagurika bitewe na klima ibyo wariye uko wiyumva emotion n'ibiki ukavuga ati ndabizi ariko bya bintu byo kuvuga ngo nta kintu uzi nta gushaka kubwira umugabo mukeneye gushaka wenda kugerageza kubyara ati ndi mu bihe byiza akavuga ati cyembo nabiba cyangwa ntibibe bibaye ibaze bibaye kumva nagari ibyo mu by'ukuri rero hari n'abantu bavuga ngo ngiye boyfriend wanjye arabiza zikumbarira mwize ngiye ariko sinabashishikariza gutinya biriya bintu ngiye natinya sida mbere yo gutinya sibye na sida watinya no kuzana umwana utateganyije ku isi. Oya nibyo abakobwa nibyo batinya cyane batinya kubyara batinya kubyara cyane kurenza kurwara sida. Sida n'abantu mwesibye na sida na mburugu n'imitezi na hari ikindi kintu cyandurira na hepatite ibyo bintu byose sinzi yari ariko ni hepatite niba ari F cyangwa shwa nabyo ngo shwa yemwe ngaho mubeho ejo ni kwa gatanu ejo tuzasengera iki wowe tanga ikifuzo tuzasengera abantu badafite akazi oya hari abantu tuzarasengera hari ababyeyi bafite abana babananiye sibyo tuzasengera abantu badafite akazi songera n'ababyeyi bafite abana bananijwe n'abana babo yego ejo kuwa gatanu ndetse n'abana bafite ababyeyi babananiye yego ugasanga mama wawe umubona ku muhanda yasinze ukirukanka ujyanye igitenge umutwikire cyangwa baguhamagara cyangwa papa wawe ari bwica muri buca ahantu ugasanga yicaye mu muhanda shabyo bintu birakomeretsa ahubwo bibasanga nta muhungu ushaka kugutereta n'uguteseza avuga ati yego uriya muntu afite se umusinzi wa muntu cyangwa uriya muntu afite nyina washiritse ubuti wasaze kabisa
ninde uba wamwishe kuri ejo tuzabasengera cyangwa se ugasanga wahaye byose umwana wawe ariko yarakunaniye yego ejo tuzabazirikana n'abantu badafite akazi bahora biruka inkweto zabacikiyeho abantu bahora badepoza abantu bahora bahamagara ababosi Imana izabagirira neza ejo tuzabazirikana Imana ibarinde ibahe umugisha turabakunda twishimiye ko muri kumwe natwe mutwihanganire sound yabagoye yejo kandi cyo kiganiro impamvu bakibutishije nuko cyari gifite amasaha abiri cyari kirekire kabisa kandi ikindi Stella ni kuri ateye ntabwo yari buteke avuga atatureba reka ngo yabahishe ibyo guteka oya nyine twari duhagaze gutya turi kuvuga inkuru ariko se abagore mwaratuyebe harya ngo tuvana umunwa kuri nyirarunyonga niko gafaranga tubwiye nta kundi nyine mutwihanganire nta kibazo ntabwo twatetse ibyo mureba ariko twavuze inkuru twazivuze pa ariko twareba ibiryo biryoshye naraye ndose ibiryo nuko wari uvuye guteka Imana ibahe umugi uno musi ni le 5 ketchup ibintu dukoze tamamagaye mu kiganiro Kecha ndakurebye ntabwo hamagare ntukambeshye ipira mazemo imyinsi ariko sha ndashoboye pe yanze kunyitaba rwose akankunda nakicara ngatuza umva rero bye reka capanze ko twitaba ngo tujye gufinya ariko byari byo byose tuzafinya tujye gufinya alright ngaho bye Imana ibarinde ibagirire neza naho ubutaha turabakunda